ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba series. nta muntu ujya umenyera wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izajya ica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Bashyize hamwe kugira ngo bateze imbere uburezi by'umwihariko mu karere ka Ruhango. Ibyo ni ibyo uri kumva koko kubisha akarere ka Ruhango se yose kwa nkumvisha kugira ngo bigende bite bimarira iki? ariko mu makuru da kugira ngo ibintu bizahinduke nimubimenye. Ariko shaka mabuja agenda umfata neza akoma Ewe adufata neza pe. Kamarite kamakita marite Sinaguhaho ariko ndabizi nanjye ndibandi mu cyayi kirimo shokora sha tukabibona ariko ukabona ko ubuzima buba bwarahindutse. buba bwarahindutse cyane. Bwa rero ejo bundi karaki waraye hirya wundi njya mumara nkubwira mumara ndirimba azaritobora ati bana ndagukunda rwose matiti I love you. Itekerezeho nanjye uti ndaje mbitekerezo n'igicyayi gitumye mbitekerezaho. Uzamusubiza iki? Urabona namusubiza iki ramungona ari cyabaye cya mbere arabyibushye kandi baranye nanga ngo bananutse. Cya kabiri yo afite dread kandi nanga ngo atagira dread ese birara. we yanjye nizo nkunda. Cya gatatu afite ubwanwa bubano bukagera kandi ngiye ngo ndasuna. Ai ndayifite. Nuko rero ndategeza kumbwira yego Koko none koko nanjye musaza wanjye ubuse ngawe musaza wanjye uko wangiriye inama ati bo karami burya ntitugakerense ibintu kuko hari benshi baba bapfa kandi bapfiramo imbere. niyo baravuye ngo nurare utarivuze ibyejo bibara bejo wasanga hari undi umukunda akagutanga akarikocora. we rero bura karekesa bimbwira ndavuga ati kabisa simukunda byadanje sijya namutekereza ariko umuntu ahuye akakunda buraba koresheje imbaraga nyinshi ubana bitutse. Yewe ati bo karame ndimo ndaviramo imbere yewe wahiki ndimo ndashenguka umutima. wahiki se kandi uzize iki mubyeyi? Ndiho ndapfa numva. uzize iki? Ndiho mpfa mpagaze. nanjye ndakubaza ngo uzize iki muhungu? Umeze gute se? Aho ndashima Imana. Wari ubuzeho ntabwo uheruka kumvugisha. Ni akazi kenshi. Muzi isi y'akazi dusigaye turimo. Bafite abakiriya benshi ntabwo nakubwira ngo bimeze bite. Rero igituma nari nguhamagaye urabizi muri bya bindi bishize nyine uko nagiye nifata nkaho hari umupolisi wanyawe imbere y'abari abantu. Kwari ukugira nyine gahunda zose turi gupanga kugira zicemo neza. Ni nayo mpamvu wabonaga igihe cyose nabaga ndi kumwe n'ura ndamu nabaga nigize nkaho ntari umupolisi wanyawe. Ariko ubu ngubu rero igituma nguhamagaye nagiraga nkubwire ko Domina na Latifa namaze kubafunga. Domina na Latifa? Yes. Kuki se wabikoze utambwiye? Roger rero nawe uri kumvangira kabisa. Ngiye uriya mugore ndashaka kumukuraho amafaranga urabizi. Kuri kumvangira. Ibyo uvuga ndabyumva kandi ndanabizi pe. Ukeneye amafaranga. Ariko hari inzira zanyabyo igomba kunyuramo. Urumva? Iki ni icyaha gikomeye cyane. I know. Ni ukuvuga rero impamvu nabafunze nuko ibi bintu biramutse bigeze mu rwego rwo hejuru mu buyobozi banjye. Mu bayobozi banjye mu rwego rwo hejuru. Ngiye ngibi ni ngewe byakwangiriza izina kandi bashobora no kumfunga. Sibyo?
niyo mpamvu rero naguhamagaye kugira ngo uze hano tubiganireho dufate n'icyemezo cya nyacyo kugira ngo ibintu bice mu nzira nzima bigaragare ko tubinyujije mu mucyo ariko hari n'indi nzira tubinyujijemo ifatika sibyo ariko wabiteganyije ariko ndumva bivanze kubera ko ntibabanje kumpamagara ngo banze umbwire ko ugiye kubikora erega Roger reka tukumvikane nawe ibintu turimo urabizi kiragushyize muri aka gakino mbizi neza ko ugomba kumfasha nose niba mpereza wowe sinzaguhereza niyo mpamvu rero bigomba kunyura mu nzira ya nyayo ntubaguhe icyaha nanjye simbarwaho icyaha binyure mu mucyo sibyo imbere y'amategeko rero hari icyo nshaka kutwigaho ariko uribuka ko uriya mama nakweretse Domina nyine namubwiye ko utari umupolisi ari umuntu uri kumfasha kugira ngo twegere birasa buriya amenye ko uri umupolisi wa nyawo byanjye byari kuba birangiye uzi umukobwa umwe ku isi nakunze kandi nkabona atabibona kandi ngerageza kubimwereka uko bishoboka kose uwo mukobwa se kuki utari mucocorera ngo bimubwire ko umukunda ninde ntako ntagize ngo mbimwereke ntacyo ntakoze ngo abibone ninde atibone wowe ahe mukoreta nuko ndagukunda rwose ntikajye mbikubwira ngo bifate nk'ari imikino naho babuze burya bwose nubwo ubona nkutuka akubwira nabi biriya biri muri bwa buryo bwo kugira ngo wereke umuntu ko muri kumwe muri inshuti za hafi yego Matibo karame Matibo karame bahe ndagukunda pe urakomeje se cyane urakomeje cyane ubu hano harimo Matibori cyane rwose na hano we musa niwe musa aho ndi iki se Matibo njye nawe turahwanye nuko disi we barakubeshya koko nawe uragenda ujyaho bakugira ikigoryi ngo uhwanye na Matibori uhwanye nanjye se gute ubu urarebye usanga mu bahungu bose bari muri iyi Kigali bahwanye na Matiti bahena urimo iyo lisite iri aho ngaho wisanzemo kuko usubyibushye ufite direde se wowe maguru yasarwaye koko ngiye nkundane nawe koko si biki karame uri musaza wanjye kandi uzaba uri musaza wanjye duhuje mami ukantu kutyo cyane yumvira ko ndi ikigoryi ntagomba mbyumva kantu kayandagaza ukanta ku gasi nkagutayeho ngo ndongera nkagusubizaho ku gasi ukagerekaho kumbwira ngo ntiwankunda ntago nagukunda bahera sinagukunda bahera sinanakurota bahera umugabo uzaza kundambagiza akanjyana mu modoka y'umweru iriho indabo nambaye ivara ntago ari bahena se Matibo karame waba uzi ukuntu uri mugufi ndabizi nabyo abandi karake yankundiye ejo ndarabimbwiye ati Matiti nkukundira ubugufi bwawe se Matibo karame waba uzi ukuntu uteye nabi ibyo rwose by'abandi bahungu bankundira uri mubi urakoze usa nabi ego uranuka ego ntiwoga ego karake ubwo reka njye kumusoma yari yambwiye umunsi ko turi gusomana bapucu sinagukunda niyo warara ugenda niyo wateka ibuye rigashya mbobo wowe ntabwo umugabo wanjye wari tugenda mu muhanda nkagenda nawe ngo mfite umugabo naho babuze umugabo nyabaki niyo mpamvu rero hariya bireke byo bigume kuriya ariko nkanjye mu buryo bw'amategeko mbikore mu buryo bwemewe n'amategeko sibyo ahubwo hari ikintu ushaka ko umfasha kugira ngo dufashe aba bantu sibyo turebe ukuntu baraza kuvamo ariko bakava muri gereza binyuze mu mucyo bigaragara ko ari abere ikintu rero dukeneye ni iki ngiki dukeneye ibimenyetso bya nyabyo iriya videwo ya nyayo ukambwira ko turi buyibone ugakora ibishoboka byose ikaboneka aba bantu noneho bakava muri gereza ari abere nicyo kintu ushaka iraboneka gute ako kantu nibyo nari ntangiye kurakara ariko iyo ngingo irafatika kubera ko siko nabitekereje
kugira ngo rero ariya mafaranga tuyabone uriya mugore erega na birasa azayaba kuko aranyizera. Ikindi ndashaka kugira ngo bira bimenyetso urabyumva neza mbimukuraho iriya original ku buryo bira bimenyetso bigaragaza ko Domina n'umukobwa we babaruteye birasa. Urabyumva neza tugomba kubirigisa ku buryo bitazagera mu rukiko. Biriya bintu nicyo kintu shaka ko bitagomba kugaragara mu rukiko. Biriya bimenyetso byose none bitagaragara bari abazasohoka ari abere. Mu gihe urukiko rutugeze rubona ibimenyetso bariya baba ari abere, urumva, ariko bikaba byanyuze mu mucyo. Nicyo kintu nshaka. Ubundi urukiko ntabwo ari amagambo gusa, ntabwo ari ukugenda uvuga story, ni ibimenyetso. Biriya bimenyetso rero ukora ibishoboka byose ubibone, sibyo? Mfasha ku buryo nta kimenyetso na kimwe kigomba kuzagaragara mu rukiko. Nari nakubwiye ko nabwiye Domina ko nzamushakira ibyo bimenyetso. Urabyumva neza? Maze kubibona ibintu byose bizaba birangiye, kandi ndabizi neza ko birasa, ariko sinzi ko nzabimukuraho. Umva nkubwire, uko wabikora kose uri kureba ko iyo twamaze gufunga umuntu hari iminsi ntarengwa agomba kuba yageze mu rukiko. Urumva? Kora ibishoboka byose rero ibi bimenyetso. Inzira zose ubinyuzamo ntabwo nyizi, uko bigenza sinyizi, ariko nkeneye biriya bimenyetso bya original. Iriya video ndayikeneye ku buryo itazigera igaragara mu rukiko. Igaragaye nanjye mbona akazi kanjye urabizi ko ibi ni ibintu turimo ntabwo ari ibyo. Rero ahanini nicyo ngicyo nari nguhamagariye. Ikindi gikurikiraho ngenda sigara ninywera hano nta bibi, wowe ariko ugakora ibishoboka byose iyo video nk'ibi ntabwo igomba kuboneka. Tugomba kuyituma hano nta kintu kigomba kuboneka. Ariko rero nyaboneka ndabizi polisi rega nanjye wakurikirana. Reka twarabyize, niyo mpamvu ubona mba nabinyujije mu nzira y'umucyo, ariko tukagira abo dukingira nyine ukuntu bigomba kugenda neza, sibyo? Alo? Umuriza witese? Oya ndi mu rugo. Ahubwo ngufitiye amakuru meza. Umwari ashobora kuba agiye kubyara, ndakwinginze rwose shyira imodoka hafi, ahubwo nizere ko irimo mazutu ubundi ube tayari. Agiye kubyara. Sheri, ndimo kuvugana. Ndamumuriza. Umva mubwire ko mushaka, ari ibintu nshaka kumubwira. Reka muguye mu. Oya ntabwo nshaka kuri telefone. Nshaka kumubwira ati mutari nyine turi babiri. Umwari muragushaka ngo banguka kubwire. Nko mu minota 30. Sawa, nta kibazo. Mwana, ushaka kumubwira ibigize? Amshe, ugira amatsiko koko. Ese ngiye ngo birantunguye. Nasa kuki ushaka kumubwira kuri telefone yawe? Ndamugoye ngo muvugane. Oya. Nazari nshaka ko tuganira by'umwihariko turi babiri. Hakumva. Amabanga ushaka kuvugana na Ruhumuriza udashaka kumenya nayahe ko. Aza amabanga yawe ubundi byo namubwira bamenya nibi. Ujye wibukarega ko Ruhumuriza duturuka mu gace kamwe. Hariya Ruhumuriza niwe waje piyo ngiyo. Shobora gusa turi kuvuga ku by'amasambu, turi kuvuga ku by'abaturanyi twari duturanye nabo. Nta n'umwe uzi. Aha. Ahubwo se akubwiye ko agiye kuza? Arambwiye bagiye kuza mu minota 30. Ibyo abantu bavuga hamwe ntabwo nabijya. Ntabwo habyivangamo pe. Ntabwo nabyivangamo kabisa. Muziteze. Sherezana nanjye nka Marimu. Kuramana ndi kwiyenza utuntu twose ndumva natoragura uyu mwana. Shazavuka namenya itamariko ni nk'iryo ryawe. Wakinywerera. Nese umwana. Hari ibintu ngiye kukubwira. Ariko ikintu gitangaje nuko nubyumvire wite wikanga. Biki? Nukuri. Ni byiza ni bibi. Reka mubwire.
sinzi niba ari byiza ku ruhande rwawe, sinzi niba ari bibi ku ruhande rwawe, ariko ku ruhande rwanjye ni akazuyazi. ushobora kunira ubwonko Ukuri kw'Imana. niba uzi ko ari inkuru mbi yo gutuma umwana wanjye rwose no kubyina mu nda, nimba ari no kubyina nimba ari no gukina bihagarara, reka kuyimbwira. Akamatiro barumbwira n'ububyukire. mawe biba bikomeye nyine Bigise kandi iyo umuntu kwifata rero mama nkakubyutsa nuko mba mbabaye. ubabajwe n'iki se? Gakire aragukubise? Oya Gakire nta kintu abaye. Dusubaye ubaye iki? Mangiye narambiwe bahenda. Akomubabaze mu wundi umuvandimwe arambirwa undi gute? Noneho nta buvandimwe bukirimo. Aragucuza se? Ancuruza sinjye uwo watetse. Nose mupfuye iki gituma uvuga ngo uramurambira? Yasigaye ambangamira kandi urabizi ko ngiye ikintu kimbangamiye rwose birambabaza. Akubangamiye gute se? Akubangamiye gutera? Ariko mama urabona hano umuntu ngo muhuje mama aza akakwicaza njye nkajya wenda ajya kumbwira ubuzima akababara akarira ngo mu mutima we ngo ugiye ngo kumwica ngo agiye ngo gupfa, ngo mu mutima ngo harimo ifoto yanjye ngo arankunda cyane ngo nambura ngo azapfa. Ari na serima ni ubwa mbere ngiye umuhungu ambwiye ko ankunda cyane kuri njye rero mbifitemo ikibazo noneho cyane yuko tubana mu nzu imwe. Sinakubwira ko agukunda ari ikibazo. Urambwira urukundo rusanzwe rwanda rwo kuba mwana aryamana Oya se ku izina ry'Imana. Ari we nasubikubwira? Yego koma. Nanjye ubona ari mpamvu muhamagaye. Urumva ari ibintu bisanzwe no kutavuga ati bahena ari kwivugira ariko amaze kumbwira inshuro nyinshi pe kandi ari seriye. Wose ukamusubiza iki? Ndamutuka. Ntabwo ko bitakunda k'amavuwe ngo ugashaka ko tubikomeza. Mateo ngo nturi kumubeshyera? Ariko se mama use kuko mama nose ubu ngo umuyoboye ko nabagize abana banjye? nanjye ikibazo nose musaza w'umuntu atereta mushiki we ko nawe mugabo kandi muzazana ishyano. Reka ejo muzaterane indasase rero buri umwe mwirukana ukwe. Nanjye niba mvunje kwishinganisha kugira ngo mbikubwire kwishinganisha siki? Wowe ntabwo uri umukobwa uzi kwifatira imyanzuro. None Mateo reka nkubaza, nturengeje imyaka 18? None se guhakanira umuhungu bisaba iki? Menya kuvuga oya kandi oya yawe ihagarareho. Nayihagarikishije ndayihagarikisha irahagararira irashinga gutya. None bwa mbere narayishinganishije nyine yego yanjye amenya yarayibonye nabi arongera araza arabimbwira. Ubwo n'ubwa kabiri ubwa gatatu ubwa kane inshuro ya gatanu nawe mvuze ngo reka mbigushyiremo umubwire yuko njye mubwire yuko bitakunda kandi ntamukunda. Icyambere no ugomba kwanza kwiga kwifatira umwanzuro kuko n'utari bahena yazaza kugutereta ukabyemera. Kandi reka nkubwire Mateo, iyo umukobwa asambanye ahubwo nshaka kukubwira inkuru ikahita utumubyara vuba. sa niba ari ibyo nyibwirira njye kubisa. Sheri uzi ko nijoro narayigiye muri dushe ntabona ubugabo bwanjye burahagurutse. Niyo nkuru wambwiraga ngo yambabaza? Ni ukuri kw'Imana cyangwa uri kunyinisha? Ibyo ni kukubwira ni ukuri. Nagiye koga biri seriye rwose, sinzi ukuntu nagiye koga kwa kuntu umuntu aba yoga yikoraho. Keze hariya mbona kurumise mareba. None se ariko ikintu cyantangaje cyahise kinanca intege nyine byo nandi kukubwira ngo kuri jyewe n'akazuyazi. Mu gitondo nagerageje kubikora biranga byibura ngo ndebe yuko gushira ibintu gutera ikibazo. Ahubwo iyo nkuru ni nziza cyane. Urumva nta muntu cyangwa se nta mwana uvuka ngo ahita agira ute yuzura ingobyi cyangwa ngo avuke ngo ahita agenda. Ibintu bigenda biza gake gake. Sheri se wabibonye nijoro? Ukuri byabaye Gake rero ahubwo Imana usenga uyigumeho, ukomeze usenge ikomeze ibibemo, ejo n'ejo bundi uzabona nawe biri kugenda neza. Rero hari ikintu nakubwiye.
dore Latifa bajya kumufunga yaganiriye na mama Rwera aramubwira ngo hari amakuru mama we ngo yamuhaye ngo kubw'amahirwe ngo agiye kugenda bivuze ngo umwana ngo wa wundi wa Domina nyine bajya bavuga ngo yataye ngo muri wese ngira ngo ibyo urabizi ko atapfuye nyine ariho ariko ngo uwo mwana ngo sinzi niba ari agatambaro ngo yambara ngo nyina ngo yamwambitse mu nda ngo niho ngo bandogeye ngo ni ukuvuga ngo kugira ngo nkire ngo ni uko uwo mwana ngo azakuramo ako gatambaro ngo akakajugunya ntange rero byabaye ndavuga se uwo mwana kuko yakuyemo agatambaro arakajugunya ese aragakuramo akongera akakambara wenda ibyo bibazo bikongera bikaba nanjye ndi kubitekereza ngo si umwana wa Domina noneho tuzamukura he ko byibura ndamutse mubonye singiye kukubeshya umwana umenya ariho nahita nkirira pe ibyo bintu ahubwo ari amayobera ibintu nyine shamana niba hari ikintu cyane reka kujya kure nibi kujyana kure ngo ntabwo ujye kwirira mwese umwana wa Domina tuzamukura sinakwenga ibintu byose ni ukubishyira mu maboko y'Imana ibyo twaciyemo ko ari byinshi ubizi neza aho tugeze kuzi ko ari Imana ihatugejeje waretse kwitera stress ukabiharira Imana ubwo se wari uzi ko icyo kimenyetso wakibona ntabyo narinzi rero ngatuze ubu mu bintu bibiri ndi gusengera ndimo ndasengera ko umwana avuka neza umwana we ikindi cya kabiri ni icyo cyo gukirana bamuzima nkakubera umugabo mwiza nkajya ngutunganya amanywa nijoro tukabyara abana wagire ibintu by'uburaya iyo adakuyemo akoramo ibintu ibi inda cyangwa sida urumva waba utarumbiye mama wawe waje mu mujyi gushaka iki akazi n'amafaranga nubwo amafaranga uzayabona nusambana rero abahungu bajye bagushuka ugene arankunda ubwo wenda wahakaneba hena kuko mubana ushobora gusanga abandi ubemerera Karaki namwemereye warabemereye abana witwa Karaki ariko ntabwo namubona mwarasambana oya ntabwo twe twaryamana undi ubwo uri isugi yego ntabwo nyine ati bo twarabigerageje nuko mubigerageje bigenda gute ntabwo yagiye kama tumva nkubwire niba warigeze gusambanaho umuntu yasambanye kubihagarika biramugora ego manange nyine ubu ntabwo ujya usambana uya ku izina ry'Imana mu izina rya Yesu nyine twe tugiye kubikora namba none agiye kubikora mbitagira ubwoba mbitamwa ngo mpita nekereza inda kandi uvuze ngo mwarabikoze uya ndavuze ngo twe tugiye kubikora ndabyanga matiba uri isugi ku izina ry'Imana ndeba mu maso ariko mama we nawe uri kureba isoni kagurebe nose ntabwo ndi mama wawe kare kagurebe kubita umva nkubwire rero n'ubundi ndabona warasandaye ariko njye niba narabaye mama wawe ntabwo nkunda amafuti utabona kwisekeshwa gutyo ngo ugire ngo usundi wabikoze nararanje kwa mama wawe cyangwa ni kera mana ukuri kuba ntabwo ngeze ngera nawe nawe usese nakurebye do na ugende isugi kandi yuzuye kankoreho none do no kuri kwimana ndisugi pe kandi se niba nako nababeranye gihagaze yaba bahena yaba n'uwo Karake ntaza ari uwo ese undi uwo Karake ni uwo cya gikozi cyarahirye baba nyagasani we ngewe umukwe wanjye yaba umukozi wo mu rugo uzi ko nanjye nyine naraba mama uzi reka mbaze nkubaze uzi impamvu nanze ko ukomeza kuba umukozi nkakwita umwana ni uko wakunga ukundi ngewe umuntu nkunda ntabwo yaba umukozi wo mu rugo nanjye ngiye ku cyaga cya Karake ni nacyo none mwari mugikundana oya nyine uko cyabibwira ndacyo ngo ngiye kubitekerezaho ariko icyiza cya Karake habe Karake habe bahena nta mungu nshaka muzongera kuvugana uri kumva ntabwo urakora kujya gushinga ijosi mu bahungu nicyo cyabahena nacyo ukibwire ko ndibuze kuvugana nacyo murakoze cyane ko ugiye kubibwira na cya Karake ndacyanze ni na kibi kibi mwari mugiye manisha cyane umugabo ufite imodoka nose Karake urumva azayigura nose ko yari yambeshye ngo azayigura mu mafaranga ya yindi y'igikinisha igura igihumbi mfa imbere ubwire bahena ngo njye nawe turaza kubisubiramo uzongera nzagutikura ushaka gutwarira indi wanjye mama rwe mpamagariye iki shaka akantu kanjye karacitse agaki kano kantu gusa nagaki none ashaka kongera ukakanzirikira mu mugongo iki kintu aka kantu we ntabwo ngo iki kintu reka ukabona gutya simbona se ari igishumi gishaje oya shaka utagaca ahubwo utagaca aka kantu mama yakanyambitse ngo kera nyine nakuze nkibonaho
uko nkuze nako karakura none ndebera karacitse none asiriseri ibintu ari kuvuga ese urumva nakubeshya ngo bimarire cyave shaka rata kagira soya ko katangiye kugira akira nzerekera ahubwo noneho urumva nyine uragafata ukuntu kari kaziritse harimo intunzi gutya uragenda nyine uboha ku buryo nyine uri burangize kuboha ugashyiramo intunzi amapfundo 4 sibyo njye ntabwo nashaka kukizirikira akira nzirikira ariko asiriseri ibintu ari kuvuga cyangwa uri umusazi shanzirikira iki kintu gisa gutya nicyo uracyambaye nako wajya ureka mvaye ako nzirikira karanga fata neza gutya imitwe 2 urabanza ubohe nyine se ntuzi kuboha umugozi ariko cyangwa hari ibintu bigufashe iki kintu gisa gutya nicyo uri kumwa ngo shanzirikira nkwambike zirika gutya kunda uzirikire hano inyuma bakita igiki se iki ni igiki ni mu rwego rw'iki nese sinabikubwiye nakubwiye ngo ngiye nanjye ako gatambaro nakisanzeho kandi kaziritse gutyo nkubwiye none se ubwo niba warakisanzeho utazi ubwenge wajugunye ubu n'ubu umaze guca ubwenge wongere wambare iki kintu oya nzirikire nese nzibara kankiriye hiki ninde wakagushyizeho ngo ni mama mwana wanjye oya karara wazanye karara ubuzima bwa buracaka ntacyo ihe nagiye amatibo ubundi bamuza we ntabwo nkubwiye ngo genda bahina turaza kwivuganira ni iki kikugaruka ndamuzanye kugira ngo tubirangirize utagira ngo wenda utazanabyibagirwa iki barangiza uko ejo wazagenda ugatera nawe ceceka nicyo se bigenze biturone wowe n'amatibori mupfaniki pfanikize twahuriye hano bivuze ko kuba neremeye kuba mama wanyu utabihaye agaciro igo narabihaye agaciro ta wirukane se kandi ni kubyo wanyitura se wowe kugira ngo witure iki sinakoze iki wateretse mushiki wawe gendere tuyuse reka ngo ukarira kwisira ibanga nk'amafoto ya ngo yiwe ngari mu mutima wawe ye nkatere tuyu igitagaza ye koko ye bahenda bahe utamenyera aho terese shaka bahe ndi nyoko sindi nyoko ni Mahamada none gute utereta mushiki wawe ni gute natereta mushiki wanjye ahubwo bimubaze ubwo sundi bahereka nkubaze uzi indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na cya sida sha izihe sida burugu imitezi ibyo bintu byose urabizi byose ndabimenye none ubwirwa n'iki niba amatiwari ntabyo afite ku buryo umutereta kugira muzaryamane ibyo kuryamana sinabyo birimo nyine none se kumbwira ngo urankunda ngo imbonye ngo ubona ngo umutima wawe ngo uri kudunda ubwo urumva ubundi urukundo ubundi umutima udundute databuja nako mabuja nakubwiye ngo jya ukosora iyo mvugo yawe ndi nyoko nako mama umukobwa arambeshyira pe ariko wenda hagati aho ngaho se Matibori uyubona ibyo bitaraza usigira ngo nanemerewe gukunda sindi umuntu Nose ugakunda mushiki wawe. Ivyo namubwiye mbere. None se nago mukanya wabimbwiye. Twicara ari inyuma kangwa ngo urankunda cyane ngo ugiye no gupfa. Ngo yararyamye. Mitamwa ngo turi bashije byose. Umukobwa kwanze wapfa koko. Tinya Imana ubimbwire. Nitwa niki? Nose kuki kumubeshya ngo ugiye gupfa ngo kubera ko atari kugukunda. Nabeshya navuganye nawe. Ngiye kuvugana nawe. Ntago nkunda abana babesi ko. Reka da. Uzabaze nge mbyara abana b'abagabo bahagarara ku ijambo ryabo. Ukava ku ikarita ya mama. Ifishi y'umuryango ukayivaho ngasigara njyenyine. Aho ngarinduka haya. None wakitwaye nk'umwana mu rugo. Kugira itwara neza. Ahubwo uyu mukobwa ashaka ko yaryamye nabi uyu munsi akabirota nsa nk'uri kongera kubimubwira. Akahita abona kuza kubikubwira. Matibo karagenda nze mvugane n'abaheri. Ma umumbwirire penge ntabwo nibishaka sinshaka kubera ko ngo ndi nkaho ndabandi. Akubwo uzi ikintu uri kujugunya kara.
Guhamarwe uzi ko najyaga nkubona nkabona usobanutse kumbi n'ibyo byawe. Abantu bazajya bafata babifatire mu bwonko. Reba imyaka ugize. Niba barakubeshyira uruhinja kukwambika kiriya kintu, uwo urabona kiriya kintu uri kwambara ari igihe. Kara urambabaje pe no kuri sinjya mvuga naba ari kurambabaje. Nkubabaza neza kari akantu utaye uzi akamaro kacyo. Akahe uri kwita ikintu. Nta kamaro. Ntako. Nta kamaro. Karangere reka nkubwira akamaro ka kari akantu. Uzi ko kari akantu ariko kampaye urubyaro wowe. Umuntu wansigaranye arambwiye ngo kari akantu sinzingere nkakuramo. Bavuze yuko nindamuka hakuyemo nta rubyaro nzabona. Nese kukajugunya urubyaro urabona ndego ndarufite ariko se ubuzima bwanjye nzi bugiye kujya he? Kari akazaguha urubyaro? Nyine. Karaniza ry'Imana ngiye urampe mu kigeni nshakira akantu kanjye tudapfa ubusa pe. Genda. Warakuze rwose vibuzi birimo ugibona. Oya. Oya yewe. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze, byose uri kumyuramo, byose bizarangira, natitaderehereza.